Bavandimwe, Kristo Yezu akuzwe. Ni Padiri Batazana Ivuguruzwa ubasuhuza. Nishimiye kongera kubana namwe mu rugendo rwacu twatangiye rwo kuzirikana ku mategeko 10 y'Imana. Mu biganiro bishize twibukiranyije ayo mategeko muri rusange, turebera hamwe akamaro kayo mu buzima bwacu bwa buri munsi, icyo atubwira n'icyo atwigisha muri ibi bihe turimo. Soza ikiganiro giheruka, nabasezeranyije ko ubutaha tuzagenda dufata buri tegeko tukazirikana ukwaryo kugira ngo turebe uko turikurikiza cyangwa tugomba kurikugeza muri iki gihe turimo. Ubu rero nicyo tugiye gukora, duhereye ku itegeko rya mbere mu mategeko 10 y'Imana, ari ryo urajya usenga Imana imwe gusa, uzabe ariyo ukunda gusa. N'iki iri tegeko ritwigisha? N'iki ridusaba? N'iki ritubuza? Ni ibihe byadukora bibangamira cyangwa byica iri tegeko? Ikiganiro nabateguriye kuri iri tegeko rya mbere ry'Imana kizwe n'ibice bibiri. Igice cya mbere kibanda cyane cyane ku cyo iri tegeko ridusaba. Igice cya kabiri cyo kikibanda cyane cyane ku cyo iri tegeko ritubuza. Ibice byombi byubakiye ku ngingo zigize iri tegeko rya mbere nk'uko turisanga mu gitabo cy'imuka Misiri. Njyewe Uhoraho Imana yawe wagukuye mu gihugu cya Misiri, mu nzu y'ubucakara, nta zindi mana uzagira kereka yewe. Ntuzikorere ishusho ry'iribazanyo cyangwa se ikindi kibonetse cyose, cyaba gisa n'ibiri hejuru mu kirere cyangwa ibiri hasi ku isi cyangwa se ibiri mu mazi akikije isi. Ntuzapfukame imbere y'ibyo bigirwamana kandi ntuzabiyoboke. Igice cya mbere kikaba gihera ku cyo Imana ibanza gutangaza. Ni njyewe Uhoraho Imana yawe wagukuye mu gihugu cya Misiri, mu nzu y'ubucakara. Igice cya kabiri cyo gishingiye ku magambo akurikiye. Muri kano kanya tugiye kurebera hamwe igice cya mbere cy'iki kiganiro ku itegeko rya mbere mu mategeko 10 y'Imana. Igice cya kabiri tuzakibona ubutaha. Nk'uko kandi tuzabikora no ku yandi mategeko y'Imana, turagenda twifashisha inyigisho dusanga muri gatigisimu ya Kiliziya Gatolika. Bavandimwe, ni iki rero itegeko rya mbere mu mategeko 10 y'Imana ridusaba? Mbere y'uko Imana itanga itegeko rya mbere ndetse n'andi mategeko yose, yabanje kwivuga no kwibwira umuryango wayo. Iti, ni jyewe Uhoraho Imana yawe wagukuye mu gihugu cya Misiri, mu nzu y'ubucakara. Uhoraho niwe Mana y'umuryango wa Isiraheli. Ni ukuvuga ko nta yindi Mana Isiraheli igomba kugira, kuko Uhoraho ni umwe rukumbi, kandi akaba ari we wiremeye, wihangiye umuryango we. Imana imaze kwibwira umuryango wayo, yahise ibibutsa igikorwa cyayo cyuje ububasha, impuhwe, ubugiraneza n'agakiza yawukoreye igihe utabaye ukura ku ngoyi y'ubucakara bwo mu gihugu cya Misiri, ikambutsa inyanja y'umutuku igira ngo iwuyobore mu gihugu cy'ubwigenge, mu gihugu cy'isezerano, mu gihugu cyuje amata n'ubuki. Urwo rukundo Imana yakunze umuryango wayo ni rwo shingiro ry'inshingano zikubiye mu mategeko 10 yose, uhereye ku itegeko rya mbere. Gatigisimu ya Kiliziya Gatolika ibivuga neza, igira iti Imana niyo yakunze mbere. Urukundo rw'Imana imwe rukumbi ni rwo ruvugwa mu ijambo rya mbere ry'amategeko 10 yayo. Hanyuma amategeko akagaragaza igisubizo cy'urukundo umuntu ahamagarirwa guha Imana. Bavandimwe, kuri twebwe abakirisitu, ibi bigomba kutubera akarusho. Twagize amahirwe yo kumenya Imana yatwishuriye ku buryo bwuzuye kandi ikatwereka urukundo rwayo ruhebuje mu mwana wayo Yezu Kirisitu, jambo wayo wigize umuntu. Yatwishuriye nk'Imana Data, twe tukaba abana bayo ikunda byimazeyo. Mu rupfu n'izuka by'umwana wayo, Imana umubyeyi wacu dukunda yadukuye mu nzu y'ubucakara bw'icyaha no ku ngoyi y'urupfu. Byongeye kandi
yaduhishuriye ko yaturemeye kuzabana nayo mu ngoma yayo mu ijuru ubuziraherezo. Ingingo rero y'ibanze ikubiye mu itegeko rya mbere ni ukwitura Imana urukundo idukunda. Bavandimwe, igihe Musa yibukije Abisiraheli amategeko y'Imana, yabahamagariye kuyakurikiza igihe cyose na hose no gukunda Uhoraho Imana yabo. Yagize ati, Isiraheli, tega amatwi, Uhoraho Imana yacu niwe Nyagasani wenyine. Urakunda Uhoraho Imana yawe n'umutima wawe wose n'amagara yawe yose n'imbaraga zawe zose. Aya magambo tuyasanga mu gitabo cy'ivugurura amategeko umutwe wa 6 umurongo wa 4 n'umurongo wa 5. Mu ivanjiri, igihe umufarisayi abajije Yezu itegeko riruta ayandi, Yezu yamwibukije ayo magambo mu gitabo cy'ivugurura amategeko. Amusubiza agira ati, uzakunde Nyagasani Imana yawe n'umutima wawe wose n'amagara yawe yose n'ubwenge bwawe bwose. Yongeraho ati, iryo ni ryo tegeko riruta ayandi kandi ni ryo rya mbere. Ivanjiri kwanditswe na Matayo umutwe wa 22 umurongo wa 37 n'umurongo wa 38. Bavandimwe, icya mbere Imana iduhamagarira kandi dusaba nk'abana bayo ikunda byimazeyo ni ukuyemera, kuyakira, kuyiramya, kuyizera, kuyikunda no kuyikorera nta wundi cyangwa nta kindi tuyibangikanyije nayo. Aha niho habumbiyemo imigenzo mbonezamana nyabutatu itegeko rya mbere dusaba kugira, ariyo ukwemera, ukwizera n'urukundo. Koko rero tugomba kwemera Imana nk'uko yatwishuriye. Tugomba kuyizera kuko ihora idushakira ikidukiza kandi ikaba yaraduteguriye kuzabana nayo ubuziraherezo. Tugomba kandi kuyikunda kuko ariyo yadukunze mbere, ikaba na nyagukundwa kuruta byose. Reka turebere hamwe aho buri mugenzo muri iyo migenzo nyobokamana uko ari 3 uhuriye n'itegeko rya mbere mu mategeko 10 y'Imana. Icyo udusaba gukora gihuje n'iryo tegeko n'icyo utubuza gukora kuko kiribangamiye. Umugenzo wo kwemera. Bavandimwe, Imana yaduhishuriye kamere yayo n'urukundo rwayo. Tugomba rero kwiyemera n'umutima wacu wose, tukayibera abahamya kandi tukagendera kure ikintu cyose cyahungabanya ukwemera kwacu kwa gikirisitu, cyaguhindanya cyangwa cyagukomeretsa. Niyo mpamvu hari ibintu tugomba kwirinda nk'abakirisitu kuko bituma duteshuka ku kwemera twakiriye muri batisimu, nko gushidikanya cyangwa kwigiza nkana mu byerekeye ukwemera kwacu, gusuzugura no guhinyura ukuri kw'ibyahishuwe n'Imana dusanga mu byanditswe bitagatifu, gukurikira inyigisho z'ubuyobe, ni ukuvuga inyigisho zitandukanye n'ibyo Kiliziya Gatolika yemera kandi yigisha, kwitandukanya n'ubumwe bwa Kiliziya, kwanga kuyoboka Papa cyangwa amabwiriza atanzwe n'abashumba bacu mu rwego rwo gukomeza ukwemera n'imibereho mbonezabupfura yubakiye kuri uko kwemera. Dufite kandi inshingano yo kugaburira ukwemera kwacu, tuzirikana ijambo ry'Imana, duhabwa amasakaramentu, dukurikira inyigisho za Kiliziya, dusenga, dukoresha n'ubundi buryo bwose budufasha gukura no gukomera ukwemera kwacu. Bavandimwe, itegeko rya mbere riduhamagarira kandi umugenzo nyobokamana wo kwizera. Twizera Imana kuko ari umushobora byose n'umudahemuka ku isezerano ryayo. Twizera Imana kuko ari umubyeyi wacu dukunda byahebuje, uduha umugisha uko bwije n'uko bukeye, utwumva iyo tumugannye, udutabarana ingoga iyo tumutabaje, utugirira impuhwe kandi akatubabarira igihe cyose twicujije ibyaha byacu. Byongeye kandi Imana niyo soko y'umukiro wacu, ikaba inaduhamagarira kuzasangira nayo ihirwe ry'ijuru n'ikuzo ryayo mu bugingo budashira. Kuri twebwe abakirisitu, ukwizera kwacu gushinze imizi muri Yezu Kristu, we mizero yacu. Koko rero mu rupfu n'izuka bye, Imana umukiza wacu
yujuje amasezerano yatugiriye mu gihe tugitegereje ko ibyo yujurije mu mwana wayo natwe bitwuzurizwamo. Hari ibyaha rero tugomba kwirinda bibangamira umugenzo nyobokamana wo kwizera. Twavuga nk'icyaha cyo kwiheba gituma umuntu areka kwizera Imana nk'umukiza, ntayizereho imbaraga zimugeza ku mukiro. Ukwiheba gutuma umuntu atemera kandi ntiyizere ubuntu bw'Imana, ubutabera bwayo n'urukundo rwayo. Uwihebye yumva Imana yaramutereranye, cyane cyane imbere y'imisaraba ahura nayo n'ibibazo by'ubuzima aba yaburiye ibisubizo. Kwiheba kandi gushobora gushora umuntu mu kutizera ko Imana yamubabarira ibyaha, cyane cyane iyo yumva yarakoze ibyaha bikabije. Umuntu nk'uyu ahora mu bwoba bukabije bwo kutazaronka umukiro w'iteka, akumva ko nta kindi kimutegereje kitari urupfu rw'iteka. Hari ikindi cyaha kibangamira umugenzo nyobokamana wo kwizera, n'icyaha cy'ubwirasi. Hari ubwoko bubiri bw'ubwirasi. Ubwa mbere ni igihe umuntu yumva adakeneye Imana, akiringira ubushobozi bwe, akizera ko ashobora kwikiza we ubwe, ko ibikorwa bye n'imbaraga ze bihagije kugira ngo agere ku mukiro. Ubwoko bwa kabiri bw'ubwirasi ni igihe umuntu yiringira gusa ubushobora byose, urukundo n'impuhwe by'Imana, akumva ko we nta ruhare afite mu nzira y'umukiro. Uyu muntu usanga yungikanya ibyaha ku bindi, yizera ko ashobora kuronka imbabazi z'Imana atisubiyeho, ndetse akumva ko azagera ku ikuzo ataharaniye. Urusingizwa iteka nyir'ingoma, wowe mpamagara ukumva ntunirire. Uri Mana idasumba, mwiza udasaza, ntamukunda bose utangiwe. Ukwemera n'ukwizera bishinze imizi mu rukundo rw'Imana. Indunduro y'iyo migenzo nyobokamana yombi ni ukwitura Imana urukundo idukunda natwe tuyikunda. Iteko rya mbere rero ridutegeka gukunda Nyagasani Imana yacu n'umutima wacu wose, n'amagara yacu yose, n'ubwenge bwacu bwose, n'imbaraga zacu zose. Ridutegeka gukunda Imana kuruta byose no gukunda ibyo yaremye ku bwayo kandi ariyo tugirira. Bavandimwe, hari uburyo bwinshi aha naho ducumurira urukundo rw'Imana. Icya mbere ni umwete muke tugira udutera gusuzugura cyangwa kwanga guha agaciro urukundo rw'Imana. Hari ukuba indashima bidutera kwirengagiza cyangwa guhakana ibyiza by'urukundo rw'Imana, tukanga kuyikunda nk'uko yadukunze. Hari kandi kuba bakazuyazi bituma dushidikanya cyangwa twanga guha igisubizo gifatika urukundo rw'Imana. Ibyo bishobora kutubera intandaro yo kwanga kwitabira ibikorwa by'urukundo. Ntitwakwirengagiza n'icyaha cy'ubute cyangwa ubunebwe mu byerekeye iyobokamana. Hejuru ya byose hari icyaha cyo kwanga Imana gituruka ku bwirasi bwa muntu. Habaho rwose abantu bahisemo kurwanya urukundo rw'Imana, bagahakana ineza yayo cyangwa bakayifata nk'aho itera umuvumo aho gutera umugisha. Hari n'abandi bumva ko Imana ibabuza kwisanzura kuko ngo ari Imana y'ibihano. Bavandimwe, Ivanjiri itubwira ko mbere y'uko Yezu atangira ubutumwa bwe yashutswe na Sekibi. Mutagatifu Luka atubwira kimwe muri ibyo bishuko bya Sekibi. Igihe ijyanye Yezu ahantu hiherereye, ikamwereka ibihugu byose byo ku isi, maze ikamubwira iti, nzaguha gutegeka biriya bihugu byose
we n'ubukire bwabyo, kuko nabihawe kandi nkabigabira uwo nshatse. Wowe rero nundamya, biriya byose biraba ibyawe. Ivanjiri kwanditswe na Luka, umutwe wa 4, umurongo wa 5 kugera ku murongo wa 7. Tuzi uko Yezu yashubije Sekibi, asubiramo amagambo yo mu gitabo cy'ivugururamategeko. Yarayibwiye ati, haranditswe ngo uzaramya Nyagasani Imana yawe kandi abe ari we usenga wenyine. Ivanjiri kwanditswe na Luka, umutwe wa 4, umurongo wa 8. Bavandimwe, ibikorwa by'ukwemera, ukwizera n'urukundo bisabwa n'itegeko rya mbere byuzurizwa mu kuramya no gusenga Imana. Itegeko rya mbere mu mategeko 10 y'Imana ritubwiriza gusenga Imana yonyine. Urajya usenga Imana imwe gusa. Gusenga ni igikorwa cy'ibanze cy'umugenzo nyobokamana. Gusenga Imana ni ukumenya nyine ko ari Imana, ikaba umuremyi n'umukiza, Nyagasani n'umugenga w'ibiriho byose, rukundo rudashira kandi rurangwa n'impuhwe. Gusenga Imana ni ukuyiha icyubahiro kiyikwiye, ni ukuyiha umwanya w'ibanze mu buzima bwacu bwa buri munsi. Isengesho kandi ni uburyo bw'ingenzi budufasha gukurikiza amategeko y'Imana no gutsinda imitego ya Sekibi. Mwibuke igihe Yezu yari ku musozi w'Imizeti asenga mbere yo gutangira inzira ye y'umusaraba. Yabwiye abigishwa bari kumwe nawe ati, nimuhaguruke kandi mwambaze kugira ngo mutagwa mu bishuko. Ivanjiri kwanditswe na Luka, umutwe wa 22, umurongo wa 46. Bavandimwe, gusenga Imana imwe rukumbi bitubohora ku ngoyi y'ubwigunge, y'ubucakara bw'icyaha n'ibigirwamana byo kuri iyi si. Itegeko rya mbere kandi ritubwiriza guha Imana umwanya w'ibanze mu buzima bwacu bwa buri munsi, tukabigaragariza mu isengesho ritaretse. Ariko hari ibihe by'ingenzi tutagomba kwirengagiza: mu gitondo tubyutse, na nimugoroba turangije umunsi twitegura kujya kuryama. Umukirisitu udafata umwanya wo kuramya no gusenga aba ari kure y'itegeko rya mbere ritubwiriza gusenga Imana yonyine. Isengesho rijyana no gutura Imana ibitambo nk'ikimenyetso cyo kuyiramya no kuyishimira, kwitakambira no gusabana nayo. Bavandimwe, itegeko rya mbere ritwigisha rero no gutura Imana ibitambo. Gategisimu ya Kiliziya Gatolika itubwira ko igitambo nyakuri ari igikorwa cyose gikozwe kigamije kwibuka Imana mu busabane butagira amakemwa, kandi gituma abantu bashobora kubona ihirwe. Kugira ngo ibi bikorwe mu buryo buciye mu mucyo, igitambo dutuye Imana mu buryo bugaragarira amaso kigomba kumvikanisha igitambo cy'umutima wacu uharanira kwinogera no kwigorora nayo. Umuririmbyi wa Zaburi ya 51 niwe ugira ati, igitambo Imana ishima ni umutima washengutse. Mana yanjye, ntuzirengagize umutima washegeshwe kandi wihana. Koko rero tuzi ukuntu abahanuzi bagiye bamagana ibitambo bitavuye ku mutima cyangwa bidafitanye isano n'urukundo rwa mugenzi wacu. Aha niho Yezu yagiye yibutsa abafarizayi amagambo y'umuhanuzi Hoseya agira ati, icyo shaka ni impuhwe, si ibitambo. Bavandimwe, igitambo rukumbi gitunganye nicyo Yezu Kirisitu yatuye ku musaraba. Igihe yituyeho ituro ryuzuye ry'urukundo akunda se n'urukundo dukunda twebwe abavandimwe be, kugira ngo turonke umukiro. Icyo gitambo duturira hamwe mu misa ntagatifu. Mu kwifatanya n'igitambo cya Nyagasani Yezu Kirisitu, tugomba natwe kwitura Imana y'igitambo nyabuzima, gitagatifu kandi kinyiza Imana,
nk'uko Pawulo mutagatifu abidushishikariza mu ibaruwa ye yandikiye Abanyaroma umutwe wa 12 umurongo wa 1 n'uwa 2. Byongeye kandi tugomba gutura Imana imibereho yacu kugira ngo nayo inyure Imana kandi ibe imibereho yitangira bagenzi bacu. Bavandimwe, itegeko rya mbere mu mategeko 10 y'Imana rinaha umwanya ukomeye amasezerano n'imihigo. Tuzi ukuntu Imana imaze kwishurira umuryango wayo no kubaha amategeko 10 yagiranye nawo isezerano. Umuryango wayo nawo wiyemeje gukurikiza iryo sezerano ugira uti amagambo yose Uhoraho yavuze tuzayakurikiza. Igitabo cy'Iyimuka Misiri umutwe wa 24 umurongo wa 3. Cyangwa ibyo Uhoraho yavuze byose tuzabikora kandi tuzamwumvira. Iyimuka Misiri umutwe wa 24 umurongo wa 8. Bavandimwe, mu bihe binyuranye natwe abakristo duhamagarirwa kugirira Imana amasezerano. Muzi ukuntu amasakaramentu ya batisimu no gukomezwa, ugushyingirwa n'ubusaserdoti ajyana n'amasezerano. Hari kandi n'amasezerano yo kwegurira Imana mu miryango inyuranye y'abihaye Imana. Biturutse ku mubano we n'Imana no ku buryo asabana nayo, umukirisitu nawe ku giti cye ashobora kugira icyo asezeranya Imana, cyaba igikorwa, isengesho, ituro, urugendo nyobokamana n'ibindi. Muri ibyo byose amasezerano ajyana n'ubudahemuka. Kudahemuka ku masezerano tugirira Imana bigaragaza icyubahiro tugomba ubuhangange bwayo n'urukundo nyakuri tuba tuyifitiye, kuko ari Imana idahemuka ku isezerano. Bavandimwe, amasezerano ajyana n'icyo twita umuhigo. Umuhigo nawo ni igikorwa icyo ari cyo cyose umuntu ahigira Imana ku bushake bwe. Icyo gikorwa cy'ubusabaniramana kigafasha umukirisitu kwiyegurira Imana cyangwa gusohoza icyo yayisezeranyije. Kimufasha kandi mu gukurikiza inama dutozwa n'ivanjiri ya Yezu Kirisitu. Dusabwa guhigira Imana ikintu kiri mu bushobozi bwacu, kuko icyo duhigiye Imana tugomba kugihigura. Duha Imana icyo twayisezeranyije cyangwa twateganyije kuyegurira. Bavandimwe, ndagira ngo nanzure iki kiganiro cyacu. Mu kwanzura ikiganiro cyacu ku itegeko rya mbere mu mategeko 10 y'Imana, mu gice cyacyo cya mbere, ndagira ngo nibutse muri make icyo iri tegeko ridusaba. Itegeko rya mbere ridusaba guha Imana umwanya w'ibanze mu buzima bwacu no kuyiha icyubahiro kiyikwiye. Niwe uhoraho, niwe Imana imwe rukumbi, niwe udukunda byahebuje, niwe wadukijije. Uyu mwanya w'ibanze ukaba ugaragarira mbere na mbere mu migenzo nyobokamana y'ukwemera, kwizera n'urukundo. Ugaragarira kandi mu buryo duha Imana icyubahiro n'ubuyoboke mu isengesho, mu bitambo tuyitura, mu masezerano no mu mihigo tuyigirira. Icyo dusabwa nk'abakirisitu kandi tubwirizwa n'itegeko rya mbere ni ugukora uko dushoboye kugira ngo abantu bo mu gihe cyacu nabo bamenye Imana nyakuri, bayiyoboke, bayihe icyubahiro, bayikunde kandi bayikorere. Ibyo ntabwo tugomba kubikora mu mvugo gusa, ahubwo tugomba kubigaragariza no mu mibereho yacu no mu migirire yacu inogeye Imana. Ubutaha tuzareba igice cya kabiri cy'iki kiganiro cyacu. Nk'uko nabivuze ntangira, icyo gice cya kabiri kizibanda cyane cyane ku cyo itegeko rya mbere mu mategeko 10 y'Imana
ritubuza. Nyagasani Yezu nabane namwe.